Muri iki gihe imbuga nkoranyambaga zigira uruhare runini mu buzima bwa buri munsi, cyane cyane mu itumanaho, imyidagaduro, ubucuruzi no kumenyekanisha impano. Muri izo mbuga, urubuga rwa Instagram ni rumwe mu zikunzwe cyane, aho abantu benshi kandi bazwi bashobora kugeza ubutumwa n'ibikorwa byabo bya buri munsi ku bantu benshi cyane. Mu Rwanda hari abantu benshi bafite abayoboke benshi cyangwa se aba followers kuri Instagram. Muri bo harimo abayobozi, abahanzi, abanyarwenya, abamurika imideli n'abandi bafite ibikorwa bitandukanye. Kugeza ubu tugiye kubagezaho urutonde rw'abantu bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko urubuga rwa Instagram kurusha abandi hano mu Rwanda. Uru rutonde turahera ku mwanya wa 15, turaza kugera ku mwanya wa mbere. Icyo usabwa ni ugukurikira iyi nkuru kugera igeze ku musozo kugira ngo ubashe kumenya ni bande bakurikirwa cyane kurusha abandi hano mu Rwanda ku rubuga rwa Instagram, by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga. Ku mwanya wa 15 rero twihuse turahasanga nde? Ku mwanya wa 15 nibyo koko twihuse turahasanga Rosine Munezero. Uyu munyarwandakazi wamenyekanye cyane ku izina rya Dabiju, ni umunyarwandakazi wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane nk'umunyamideli cyangwa se umwe-influencer, bitewe ahanini n'imiterere ye ndetse n'ikimero gikurura kandi kikarangaza benshi. Si ibyo gusa kandi uyu mukobwa yagiye agaragara mu bikorwa bijyanye n'imyidagaduro, imideli no kwamamaza, bigatuma agira umubare munini w'abamukurikira barenga ibihumbi 693 ku rukuta rwe rwa Instagram, aho akoresha amazina ya Dabiju. Ku mwanya wa 14 twihuse turahasanga undi munyarwandakazi wamenyekanye ku mazina y'Uwase Muyango Claudine. Uyu mwari wamenyekanye cyane ubwo yitabiraga Miss Rwanda 2019, yegukanye ikamba rya Miss Photogenique 2019. Nyuma yaho yakomeje kubaka izina mu itangazamakuru, kuyobora imirori, MC cyangwa hosting no ku mbuga nkoranyambaga. Muyango yashakanye na Kimenyi Yves, umunyezamu w'umunyarwanda wanyuze mu makipe nka APR FC, Rayon Sport, Kiyovu ndetse na AS Kigali. Aba bombi basezeranye imbere y'amategeko ku wa 4 Mutarama 2024, nyuma bakora umuhango w'ubukwe ku wa 6 Mutarama 2024. Nubwo nyuma yaho bisa nkaho aba bombi batakibana nk'umugabo n'umugore, rwose bisa nkaho batandukanye burundu. Uyu mukobwa wamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga akurikirwa n'abarenga ibihumbi 711 ku rukuta rwa Instagram. Twihuse kandi ku mwanya wa 13 turasanga umugabo wamamaye ku mazina ya Junior GT. Uyu musore wavukiye mu gihugu cya Uganda yamenyekanye cyane kubera uburyo asobanura filime mu buryo bushimisha abantu, akoresha urwenya, imvugo n'uburyo bwihariye mu guhindura ibiganiro byo muri filime bikumvikana ku Banyarwanda. Bugingo Boni wamenyekanye nka Junior GT, akaba murumuna wa Yanga benshi bakunze mu gusobanura filime cyangwa se agasobanuye. Ntiyagarukiye ku gusobanura filime gusa, ahubwo yagiye no mu bikorwa by'umuziki ndetse aba umujyanama n'umuyobozi w'umuhanzi Chris Easy. Yashinze GT Business Group, ikigo yakoresheje mu bikorwa bijyanye no guteza imbere umuziki. Mu gihe yakoranaga na Chris Easy, yamufashije mu bijyanye no gutegura ibikorwa by'umuziki n'ibitaramo. Uyu mugabo ari mu bakunzwe cyane, bigaragazwa n'umubare munini w'abamukurikira kuri Instagram barenga ibihumbi 718. Naho ku mwanya wa 12 kandi turasanga Rocky Kimomo. Wizeye Imana Mark wamenyekanye nka Rocky Kimomo yakunzwe cyane n'abatari bake kubera uburyo asobanura filime z'amahanga mu buryo buryoheye amatwi, burimo gusetsa ndetse no kwishongora cyane ku bandi basobanuzi bagenzi be, bigatuma arushaho gukundwa cyane. Si ibyo gusa kandi Rocky Kimomo yamenyekanye kuri YouTube, aho afite YouTube channel icisha ibi byegeranyo bitandukanye. Iyo nta yindi ni Rocky Entertainment, yaba ku mateka, mu mikino n'imyidagaduro ndetse na politiki. Uyu mugabo akaba akurikirwa n'abarenga ibihumbi 760 ku rukuta rwa Instagram. Umwanya wa 11 mu byamamare bikurikirwa cyane kuri Instagram turasanga umugore wakunzwe cyane wa nta wundi ni Anita Pendo. Uyu munyarwandakazi wamenyekanye cyane nk'umushyushya rugamba cyangwa se MC, akaba umunyamakuru, DJ ndetse n'ibindi byinshi mu ruganda rw'imyidagaduro. Akaba akunze kwiyita umugore wirwanyeho, kandi koko ntako atagize rwose. Yakoze iyo bwabaga ngo ashimisha imbaga. Anita Pendo yamenyekanye cyane mu itangazamakuru ry'imyidagaduro, mu biganiro yagiye akora
yakundaga kuganira n'abahanzi ndetse n'abandi bantu bazwi agafasha abamukurikira kumenya amakuru mashya ajyanye n'imyidagaduro. Uyu munyarwandakazi ukunzwe n'abatari bake akurikirwa n'abarenga ibihumbi 775 ku rukuta rwe rwa Instagram. Ku mwanya wa 10 kandi mu byamamare bikurikirwa cyane hano mu Rwanda turahasanga undi munyarwandakazi wamenyekanye cyane ku izina rya Kate Bashabe. Kate Bashabe ni umwe mu bantu b'abagore bamenyekanye cyane mu Rwanda. Yamenyekanye cyane kubera ibikorwa bye bijyanye no kumurika imideli, fashion, ubwiza, kwamamaza no gukora ubucuruzi. Ni umwe mu bantu bamaze igihe bafite izina rikomeye ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri Instagram, asangiza abamukurikira ibikorwa bye bijyanye n'imyambarire n'imibereho ye ya buri munsi. Kate Bashabe ntabwo azwi gusa nk'umuntu ukora ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo yagiye agaragara mu bikorwa by'ubucuruzi cyane cyane mu bijyanye n'imyambarire n'ubwiza. Mu myaka ishize yagiye akora ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi ndetse akorana n'ibigo n'abandi bantu mu kwamamaza ibicuruzwa na serivisi. Uyu mugore akurikirwa n'abarenga ibihumbi 857 ku rukuta rwe rwa Instagram. Twihuse ku mwanya wa 9 mu bantu bakurikirwa cyane mu Rwanda turasanga umuhanzikazi Butera Knowless. Amazina ye ni Jeanne d'Arc Ingabire Butera. Yavukiye mu karere ka Ruhango kandi yatangiye gukunda umuziki akiri muto. Knowless yatangiye kumenyekana cyane mu muziki nyarwanda mu ntangiriro z'imyaka ya 2010. Akora indirimbo nyinshi zakunzwe cyane bituma aza no kwegukana irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar. Uyu munyarwandakazi wakunzwe n'abatari bake akurikirwa n'abarenga ibihumbi 914 ku rukuta rwe rwa Instagram. Kagarara cyangwa se Ashton Small ni umunyarwanda uza ku mwanya wa 8 mu gukurikirwa cyane kuri Instagram. Uyu mugabo wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga yamenyekanye cyane ubwo yahuraga n'icyamamare Ashton Wall akaza no kumuhindurira izina akamwita Ashton Small kandi yarahoze yakoresha izina rya Kagarara, bikaza gutuma bimutumbagiza cyane mu bijyanye no gukurikirwa cyane, dore ko ubu Kagarara akurikirwa n'abarenga ibihumbi 945 ku rukuta rwe rwa Instagram. Ku mwanya wa 7 twihuse kandi turahasanga umuhanzi The Ben. Mugisha Benjamin wamenyekanye ku izina rya The Ben ni umuririmbyi n'umwanditsi w'indirimbo. Uyu mugabo watangiye umuziki akiri muto aririmba muri korali, yaje gutangira umuziki ku giti cye, aza no guhanga indirimbo zakunzwe cyane mu bihe byo hambere nk'Amaso ku Maso, Amahirwe ya Nyuma n'izindi. Nyuma yaje kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aba ari naho yakomereje umuziki we. The Ben cyangwa se Tiger ni umuhanzi ukomeye cyane mu Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange. Ku rukuta rwe rwa Instagram hakurikirwa n'abarenga 1 miliyoni. Naho kandi ku mwanya wa 6 turasanga undi muhanzi w'akataraboneka mu ruganda rwa muzika nyarwanda, uwo nta wundi ni Meddy. Ngabo Joubert Medali yamenyekanye nka Meddy mu muziki nyarwanda, akaba kandi imwe mu nkingi za mwamba muri uyu muziki nyarwanda. Uyu muhanzi wamenyekanye cyane yatangiye umuziki mu myaka yo hambere, aza gukundwa cyane mu ndirimbo zitandukanye nk'Igipimo, Amayobera, Karamata n'izindi nyinshi cyane cyane zatumye akundwa n'abatari bake. Kimwe n'umuhanzi The Ben batasiganaga habe na gato, muri 2010 nawe yaje kwimukira muri Amerika, aba ari nawe yaje gukomereza umuziki we. Meddy yagiye yegukana ibihembo bitandukanye biranga umunyamuziki mwiza, gusa kuri ubu Meddy akaba asigaye akora indirimbo zihimbaza Imana cyangwa se gospel music. Meddy akurikirwa n'abarenga 1 miliyoni ku rukuta rwe rwa Instagram. Israel Mbonyi asa ku mwanya wa 5 mu byamamare bikurikirwa cyane mu Rwanda. Uyu mugabo wamenyekanye cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ni umwe mu bahanzi bakunzwe cyane mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Israel Mbonyi wamenyekanye cyane mu ndirimbo nko ku Migezi, Sinzibagirwa, Ibihe, Ni Nasiri n'izindi, akurikirwa n'abarenga 1 miliyoni ku rukuta rwe rwa Instagram. Naho ku mwanya wa 4 kandi mu byamamare bikurikirwa cyane turasanga Mutesi Jolly. Uyu mwari yabaye Miss Rwanda 2016 nyuma yo gutsinda abandi bakobwa 14 bari bageze mu cyiciro cya nyuma. Icyo gihe yari ahagarariye intara y'Iburengerazuba. Nyuma yo kwegukana ikamba yahagarariye u Rwanda muri Miss World 2016, abumwe mu banyarwandakazi ba mbere bakoresheje urubuga rwa Miss World no kumenyekanisha u Rwanda ku rwego mpuzamahanga. Jolly ntabwo yagarukiye kuko
nyampinga gusa, yagiye akora ibikorwa byo gushishikariza urubyiruko kwigira icyizere, guteza imbere abagore no kwihangira imirimo. Mbere ndetse no mu gihe cya Miss Rwanda yari yaragize uruhare mu marushanwa yo gutanga ibiganiro no guteza imbere imishinga y'urubyiruko. Mutesi Jolly ni umwe mu bakurikirwa cyane, akurikirwa n'abarenga miliyoni 1,100,000 ku rukuta rwe rwa Instagram. Ku mwanya wa gatatu kandi turahasanga umunyarwandakazi Shadibu. Mbabazi Shadia wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga nka Shadibu, ni umwe mu bakobwa bamenyekanye cyane ahanini bitewe no kwigaragaza cyane, kumurika ubwiza bwe n'imiterere ye bikajyana n'imbyino zidasanzwe yasangizaga abamukurikira. Shadibu akurikirwa n'abarenga 1,100,000 ku rukuta rwe rwa Instagram. Bruce Melody cyangwa se Itahiwacu Brice cyangwa se umwite Munyakazi, ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane mu gisate cy'imyidagaduro by'umwihariko muri muzika nyarwanda. Uyu muhanzi wagiye ukora indirimbo zakunzwe cyane nka Katerina, Sampoya, Katapira n'izindi nyinshi, niwe muntu wa kabiri ukurikirwa cyane ku rukuta rwa Instagram, aho akurikirwa n'abarenga 1,200,000. Naho ku mwanya wa mbere mu byamamare bikurikirwa cyane turahasanga His Excellency Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, aho akurikirwa n'abarenga 1,100,000. Ubuyobozi bwe bwiza, inama n'impanuro asangiza abamukurikira, gushyigikira urubyiruko, iterambere ry'umugore, gushyigikira imyidagaduro n'ibindi, nibyo bituma His Excellency Paul Kagame aza ku mwanya wa mbere w'abantu bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda. Ngayo nguko urutonde rw'ibyamamare bikurikirwa cyane kuri Instagram. Nawe muri comment utubwire ufana nde muri bose, ubundi ukore subscribe, like na share, dukomeze tubane no mu bindi biganiro. Ciao, shalom, Imana ibarinde, turabakunda cyane.